Umwarimu w'umutangizi ufite impamyabumenyi ya A0 azajya ahabwa umushahara mbumbe w'ibihumbi 418 n'amafaranga 147. Atahana ibihumbi 246 n'amafaranga 388. Yewe niba utaranize ufite mukuru, murumuna cyangwa se mushiki wawe wize biruje, ariko ndatekereza ko benshi muri twe batunzwe n'ibyo bize cyangwa ubumenyi bakuye mu ishuri bakesha uwitwa mwarimu. Niba warize nawe uri kunyumva, andika muri comment ati warakoze mwarimu. Warakoze mwarimu. Nubishaka ushyireho n'izina kuko azabibona ndabizi. Yego warakoze mwarimu, kandi kuko warakoze. Uriya ibi bintu bijya gutangira byahereye umunsi Minisiteri y'Uburezi isohora itangazo rigira riti: Minisiteri y'Uburezi yishimiye kumenyesha Abanyarwanda ko